Abakristo bose twizera Bibiliya ko ari cyo gitabo shingiro cy'ibyo twizera. Muri iki gitabo ibyanditsemo guhera kera ni bimwe kandi binasobanuye mu buryo bumwe nubwo kiri mu ndimi nyinshi. Ariko igiteye urujijo ni uburyo amadini agenda yiyongera uko bwije n'uko bukeye. Mbese wowe ni igiki cyatumye uhitamo idini ubarizwamo ubu ngubu? None se ni irihe dini ubundi rizajya mu ijuru? Abantu benshi ubu bari mu madini bameze nk'abakinnyi bari mu masiganwa, batazi amategeko agenga amasiganwa, batazi impamvu barimo gusiganwa, ndetse batazi n'aho ayo masiganwa azarangirira. Muri makeya, abenshi bari mu kigare. Mbere y'uko tugera ku gisubizo cy'icyo Bibiliya ivuga ku idini rizajya mu ijuru mu madini yose ariho ku isi, reka tubanze twisuzume. Mbese ubundi idini ryawe ibintu ryizera urabizi neza? None se wowe ibyo wizera urabizi neza? Mbese uzi itandukaniro ry'imyizerere y'idini ubamo ndetse n'andi madini? Idini cyangwa itorero ni ahantu heza hashobora gutuma tunyuranya n'ubushake bw'Imana cyangwa tukabukomeza. Mu byakozwe n'intumwa hagaragaza yuko ab'ibereya bo bari beza, kuko iyo bamaraga kwiga ijambo ry'Imana basubiraga inyuma bakongera bakarigenzuza ibyanditswe. None se wowe iyo umaze kwiga ijambo ry'Imana ugira mwanya ungana gute wo kongera kurisubiramo ngo urigenzuze ibyanditswe? Idini ubu ngubu ryamaze kuba ahantu heza ho guhurira na bagenzi bacu, tukaganira ibiganiro bisanzwe, tukipangira imishinga y'iyi si, tugasirimba, tukabyina, tukaririmba, ubundi tukitahira. Rimwe na rimwe byaba byakunze tukagira umwanya wo kwiga ku ijambo ry'Imana, ariko ntitugire umwanya wo kurisesengura ndetse no kwimbika muri ryo ngo tumenye icyo risobanuye. Ariko se ubundi ni ayahe mateka y'impamvu hashingwaga amatorero? Iyo dusubije amaso inyuma mu kinyejana cya mbere, nibwo tubona intumwa zaratangiye guhanga amatorero. Cyane cyane Pawulo yari umwe mu bahanze amatorero menshi. Ubundi itorero ni itsinda ry'abantu bafite imyizerere imwe, bishyize hamwe kugira ngo baterane imbaraga n'umwete mu kwiga ijambo ry'Imana. Buri umwe akabera akabando undi kamucuma imbere kugira ngo yegere Imana ndetse arusheho gusobanukirwa n'iby'umucyo w'Imana. Ariko ntibigarukiraho, kuko indi nshingano ikomeye y'itorero ariyo kugira ngo bakomeze bamamaze kwizera kwabo, maze abantu benshi bamenye uko kuri. Kuvana abantu mu bubata bwa Satani baberekeza kuri Kristo nayo n'indi nshingano ikomeye itorero riba rikwiye gukora, nk'uko Bibiliya ihamya yuko itorero ari umubiri wa Kristo. Uhereye ku gihe cy'intumwa kugeza iki gihe, amatorero yagiye yiyongera kandi ashingiye kuri Bibiliya imwe. Ariko se ukibaza ni iki gituma amatorero yiyongera igihe Bibiliya idahinduka? Ikigaragara ni uko hari amwe mu matorero ashobora kuba yigisha ibitandukanye n'ibya Bibiliya. Mbese wowe nimba uzi aho urimo urajya kandi uzi icyo ushaka, ugenzura gute ko itorero ryawe rihamanya n'ukuri kwa Bibiliya 100%? Satani yajya kuzana ikinyoma, ntago azana ikinyoma gisa, ahubwo azana ukuri kwinshi kuvanzemo n'utunyoma dukeya. Ariko se wowe utekereza itorero nyaryo cyangwa idini rizajya mu ijuru ari irihe? Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 10 haravuga ngo, kuko twese dukwiriye kuzagaragazwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Naho mu Baroma igice cya 14 umurongo wa 12 haravuga ngo, nuko rero umuntu wese muri twe azamurika ibyo yakoze imbere y'Imana. Naho mu Byahishuwe igice cya 20 duhabona iby'uko Uwiteka azacira abantu imanza. Iyo duhereye ku murongo wa 12 haravuga ngo, mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Nk'uko Bibiliya bivuga hano, Imana ntabwo izakurikiza amatsinda ica imanza, ahubwo buri muntu wese azabazwa ibyo yakoze ku giti cye. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya tubona Uwiteka azacira imanza itsinda ry'abantu, ahubwo urubanza ruzaba rureba umuntu ku giti cye n'ibyo yakoze. Icyaha ni gatozi ku muntu kandi kizarimbuza nyiracyo. Icyaha ntikizarimbuza utagikoze, ahubwo uwagikoze akakigumaho, uwo nguwo ni we kizarimbuza. Imana yo ubwayo yaremanye umuntu umudendezo n'amahirwe yo guhitamo. Ayo mahirwe rero uko yakoresheje niwe hagiraho ingaruka.
Iyi niyo mpamvu Mwuka Wera ubwe avugana n'umuntu ku giti cye. Abakristo benshi b'iki gihe batazi iyo bajya, bazi yuko ahantu ho guhimbariza Imana ari mu nsengero cyangwa mu matorero yabo. Ariko ibyo ngibyo bitandukanye n'ukuri kwa Bibiliya. Kuko Bibiliya iyo itanga ahantu ho guhimbariza Imana, itanga ahatandukanye no muri izi nsengero zubatswe n'abantu. Mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 19 haravuga ngo, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Guhimbaza Imana kose ntago gukorwa ari uko umuntu yavuye ahari, ahubwo ibyo dukora byose nibyo bishobora guhimbaza Imana. Uwica amategeko y'Uwiteka ku bushake abizi kandi abishaka, uwo nguwo aho yahimbariza hose niyo yahimbariza mu rusengero, guhimbaza kwe ntacyo kuba kumaze. Ahubwo imibiri yacu, rwa rusengero rwubatswe na Mwuka Wera muri twebwe, nirwo rwonyine rushobora guhimbarizwamo Uwiteka, bikaba bifite agaciro n'umumaro. Insengero zose zubatswe n'abantu, ibyo tuzikoreramo nta gaciro bifite igihe cyose urusengero rwubatswe na Mwuka Wera nta kintu na kimwe kizima turi kurukoreramo. Igifite agaciro ni icyo Uwiteka yubatse kurusha iby'abana b'abantu. Guhimbaza nyakuri Imana yishimira ni ugukora ibyo ikunda n'ibyo ishaka. Kumvira ijwi rya Mwuka Wera ni uguhitamo gukorana n'ijuru. Kandi koko uri mu mubiri wese ntashobora kunezeza Uwiteka. Ahubwo tunezeza Uwiteka igihe cyose twemeye yuko urusengero rwa Mwuka Wera muri twebwe rwubakwa, tukaruramirizamo Uwiteka. Wikwibeshya yuko igihe insengero zidahari umuntu adashobora kuramya. Ibyo ngibyo ni ukwibeshya cyane, kuko insengero ni inzu zubatswe n'abana b'abantu. Ariko mu mutima w'umuntu birashoboka yuko Uwiteka yahubaka urusengero, kandi urwo rusengero ukaruramirizamo aho uri hose n'igihe icyo ari cyo cyose. Saduraka, Meshake na Abedenego ntibigeze babona urusengero aho bari bari mu bunyage, ariko bahamije Uwiteka ndetse banamuramiriza imbere y'abantu bose, bagaragaza icyubahiro cye. Ibi mvuga aha ngaha si ugutesha agaciro izi nsengero zubatswe n'abantu, kuko ni ahantu heza dushobora guteranira umwete ndetse tugateza imbere n'ubutumwa bwiza bw'Imana. Nta ngabo ya Satani ikomeye nk'umuntu utarahindutse by'ukuri wiyita umukristo kandi ari mu rusengero. Uyu ni intaza ku bana b'Imana, kuko agenda abacogoza uko bwije n'uko bukeye. Ni umutego kandi akabiho arihanda mu rubavu, ahora yiyoberanya kandi ahora yiteguye gukora Satani uko byagenda kose igihe hari icyo amusabye. Kurwanira icyubahiro, kumenyekana, kwishyira hejuru ndetse no kugaragaza isumbwe mu bandi, ibyo ngibyo nibyo bimusunikira gukora ibikorwa byose akora. Ntabwo ubuzima bwe yabweguriye Imana, ahubwo buri mu biganza bya Satani. Uyu ntabwo aba ari umukozi wa Satani gusa, ahubwo aba asigaye ari icyitso cya Satani mu bana b'Imana. Satani we ubwe hari abantu azareka bakihana bya nyirarureshwa, kugira ngo bazabe ibikoresho bye azakoresha mu kugusha itorero. Mbese wowe ubona uteza impinduka zimeze gute mu itorero cyangwa idini ry'iwanyu? Mbese wowe ubona iby'itorero cyangwa idini ryanyu ryigisha bihuye n'ibyo ukora? Sinabura kubamara amatsiko yuko idini cyangwa itorero ubarizwamo ritazajya mu ijuru. Mbese none ubwo bimeze gutyo, ni irihe dini rizajya mu ijuru? Mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo wa 26 hatubwira iby'iri dini. Haragira hati, umuntu niyibwira ko ari umunyadini ntagenge ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. None se nawe uba muri iri dini? Ndakwifuriza kutanduzwa n'iby'isi, ukarangwa n'umutima w'urukundo, maze ugafasha abakeneye ubufasha bose, kugira ngo utebutse kuza kwa Yesu Kristo, maze ubwo azaza tuzibanire. Ibyo nibyo nkwifurije, ni mu izina rya Yesu, amen. Uyu nawe ni umwanya wawe wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Tanga igitekerezo cyawe cy'icyo wungukiye muri iki kiganiro,
kugira ngo nawe ube umwe mu bakiza imitima y'abantu. Nimba kandi utarakanda kuri subscribe, uyu ni wo mwanya wawe kugira ngo twiyamamarize ubutumwa bwiza maze dutebutse kuza kwa Yesu Kristo. Mwifurije imigisha ituruka ku Uwiteka mu izina rya Yesu.